Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Turashima ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bwongeye kutugirira neza, tukaba tubashije kubona igitondo cyiza cyangwa se umunsi mwiza bitewe n'umuntu aho aherereye. Ndabizi ko hari abantu bari mu bihugu bitandukanye tudahuje amasaha baba bari gukurikira iki kiganiro. Imana ibagire neza. Nongeye kubaha ikaze rero muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Turabibutsa ko kino kiganiro gikomeza no kunyura kuri YouTube channel Arsene Ndikumana. Turabasaba kugira ngo mujyeho mukande kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo mukomeze mubona ikiganiro, nanone musangiza abandi kugira ngo nabo bahabwe umugisha nkuko nawe mukomeje kuhabwa. Imana ibagire neza. Rero iki cyumweru Uwiteka yadushize ku mutima kuganira namwe ijambo rivuga ngo imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Ese waruzi ko mu maraso ya Yesu Kristo harimo imbaraga zidasanzwe? Tumaze kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko nagira nkwibutse ko mu maraso ya Yesu Kristo niyo twabonye kubabarirwa ibyaha byacu. Mu maraso ya Yesu Kristo twabonye uburenganzira bwo kongera kandi gusabana na Data, kubera ko tumaze kubabarirwa ibyaha twahujwe n'Imana. Kera twari dutandukanijwe n'Imana kubera ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko Kristo amaze gutanga amaraso yo kumusaraba, ayo maraso tumaze kuyizera tukayakira muri twebwe, yatwejeje ibyaha, yaduhanaguye ibyaha, bituma tubasha gusabana n'Imana. Uyu munsi rero turaza kongera kuvuga ikindi kintu amaraso ya Yesu Kristo ashobora gukora mu buzima bwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Abaheburayo igice cy'icenda umurongo wa 14. Bibiliya y'Ikirundi iravuga ngo mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, haleluya, abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushirizaho guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa bivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima, haleluya. Nagenda kwibutse muri uyu mwanya ngo amaraso ya Yesu Kristo ashobora kuguhumanura, ashobora kukuvanaho imivumo yose, ashobora kukuvanaho karande zose, ashobora kukuvanaho ibintu byose bidatunganye mu buzima bwawe, ibintu byose bidatunganye mu mutima wawe. Amaraso ya Yesu Kristo afise ubushobozi budasanzwe bwo kugukuraho ibintu byose Satani yazanye mu buzima bwawe, igihe ubashije kuyemerera ko akora mu buzima bwawe. Amaraso ya Yesu Kristo rero arahari muri kino gitondo kugira ngo agire icyo akora ku buzima bwawe. Birashoboka ko wakoze ibyaha bigukururira imivumo, bigukururira ingwara, bigukururira ibibazo bitandukanye. Amaraso ya Yesu Kristo arahari kugira ngo akweze. Amaraso ya Yesu Kristo arahari kugira ngo agutabare. Bibiliya iratubwiye ngo amaraso ya Yesu Kristo ngo ashobora guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Urifuza gukorera Imana nzima, ibikorwa by'imfagusa biri mu buzima bwawe, biri mu mutima wawe, ikibasha kubikuraho ni ukwizera imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Ese muri kano kanya ushobora kwizera amaraso ya Yesu Kristo akakweza, akakubabarira, akakuvanaho ibyo Satani yaguteretsemo, cyangwa se ibyo abarozi bagushizemo, cyangwa se ingwara ziri mu buzima bwawe. Buri kintu cyose kiratunganye, ikintu cyose gihumanye mu buzima bwawe, hari imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo nizo ngiye kwatura ku buzima bwawe, kugira ngo ubohoke, kugira ngo ukire, kugira ngo utababwe, kubera ko mu maraso ya Yesu Kristo harimo ubushobozi budasanzwe. Imana ikugire neza kwizera, kwakira aya maraso ya Yesu Kristo agakora ikidasanzwe mu buzima bwawe. Uwiteka akugire neza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, haleluya, ndasengera umuntu wese ariko aranyumva muri kano kanya, ijambo ryawe mwami ni ukuri kandi rifite ububasha bwo guhindura umuntu wese aryizeye, kubera ko muri ryo harimo ubuzima, harimo gukomera. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera mwene Data ariko aranyumva muri uyu mwanya. Birashoboka ko hari ibyanduye biri mu mutima we, birashoboka ko hari ibyaha biri mu buzima bwe, birashoboka ko hari ibidatunganye biri mu buzima bwe, birashoboka ko hari ibikorwa by'imfagusa nk'ibyo Bibiliya tubwiye biri mu buzima bwe.
bwe, ariko muri kano kanya ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo, niba yizeye kwakira amaraso yawe Yesu Kristo, reka mweze amutunganye, amuvaneho buri muvumo wose, umuvumo w'ibyaha, umuvumo wa karande, umuvumo wo kudatera imbere. Mu izina rya Yesu Kristo, amaraso yawe mugote kandi amubohore, amuvane mu bubata bw'ibyaha, amuvane mu bubata bwa Satani, amuvane mu mwijima wa Satani. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Mwami kubikoze kandi kubohoye ubuzima bwe. Icyubahiro ni icyawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka kugire neza kandi wizere ko amaraso ya Yesu Kristo akubohoye, agutabaye, agucishije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugire neza, usangiza hano ubutumwa bwiza kugira ngo nabahabwe umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.